nimba uri umukristo warahamagawe, nimba ufite inshingano z'umurimo w'Imana ukora, ukaba utari umunyu ahantu uri, ukaba utaryohera abantu badateze amatwi ngo bakumve, abantu ahubwo bakaba basigaye bakurambirwa, menya ngo wamaze kuva mu cyiciro cy'umunyu. Iyo umuntu avuga nabi aba numva nabi, iyo umuntu yumva nabi aba anakora nabi, kandi aba anagenda nabi, kubera ko ibintu byose biba byamaze kubamo nabi. Rero niyo wamaze kuba mubi, n'ubundi ntabwo ukiri umunyu. Yesu ashimwe cyane bakunzi ba Kebuka Iburyo TV, turabasuhuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Yesu nashimwe. Tunejejwe rero n'Imana uyu munsi kongera kubana namwe kugira ngo tugere muri cya gihe cyo kumva ijambo ry'Imana nk'uko twabiteguye. Turabashuhuje rero abari iwacu hano i Nyanza, dusuhuje abari mu Rwanda hose, abari hanze y'u Rwanda muri Afurika, ndetse n'abari ku mpera z'isi hose. Turabashuhuje, turababwiye ngo amahoro y'Imana abane namwe. Uyu rero muri kumwe n'ubundi ni Mbarwabukeye Mugisha Jean Dodier, nk'uko yabasezeranije yuko azabana namwe mu gukorera Imana, avuga ijambo ry'Imana. N'uyu munsi niwo munsi uduteranije kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ntabwo rero twabugiranye igihe kinini cyo kuba twabiganiraho n'abantu benshi, ariko ikibanze no kwamamaza ubutumwa bwiza bw'yaduhamagaye kugira ngo turusheho kumenyesha abantu umwaka w'imbabazi Imana yitegura kugirira abantu, ndetse turusheho no kumenyesha buri muntu wese icyo akwiriye kumara mu gihe cye nk'uko bisanzwe kuri Kebuka Iburyo TV. Intego yacu ni kugira ngo buri muntu wese amenye ahari n'igihe arimo, ariko ahindukire agire ibindi bintu byiza ajyamo. Reka dusenge Imana rero tuganire ijambo ry'Imana. Mana, turagushimiye mu izina rya Yesu Kristo, tugushimiye ko watubereye Imana mu myaka yose itambutse, kandi uzakomeza kutubera Imana. Tunejejwe nuko nta gace ko guhinduka kakugaragaraho, ndetse nta n'umugambi dufite yuko hari uzaguhirika mu matora yaba yarabaye, kuko ntiwigeze utorerwa kutuyobora, ahubwo uri Imana yacu bwite niwe waturemye. Tugushimira ibibazo tugirira nubwo dusa nkaho tudakwiriye, ariko kubw'urukundo wadukunze turakwiriye. Uyu ni wa mwanya mwiza wo kumva ijambo ryawe rero, ibyo waduhamagariye kugira ngo twamamaze ubutumwa bwiza. Uyu ni wa mwanya abantu bose bakeneye kugira ngo bumve icyo uvugana nabo, kuko ntabwo uzamanuka ngo uzuvugane nabo ku giti cyawe, ahubwo uzajya udukoresha, kandi natwe twemeye kwitaba umuhamagaro wawe kugira ngo tugukorere. Dushyigikire kuri uyu mwanya tugiye kumva ijambo ryawe, ubane natwe, ufashe buri muntu wese kugira ngo ashyigikirwe nawe kuko uri Imana. Icyubahiro ni icyawe none n'iteka ryose. Amen. Turabashimiye, tubahaye ikaze nanone. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana. Abantu benshi muri ino minsi hari ikibazo kijya kibatera, ukabona umuntu ari kwibaza ngo mbese runaka ko muheruka ameze gutya none akaba ameze uku nguku, ibintu byagenze biti. Dufite intego y'ijambo ry'Imana rero ivuga ngo gukayuka. Icyo bita gukayuka, kenshi na kenshi ijambo gukayuka rikoreshwa ku kintu kigeze kuba cyiza. Iyo ari nk'umwenda uba wacuyutse, iyo ari icyari gifite uburyohe kikazahinduka kubiha, nicyo gikayuka. Niyo mpamvu turi bukoresha ijambo rijyanye no kuba ngo umunyu. Umunyu niwo ukunda gukoreshwa cyane mu kintu cyitwa gukayuka, kuko umunyu iyo wari ugifite uburyohe bwawo, abantu bose bawukeneye kugira ngo ibiryo biryohe, ariko hari igihe gishobora gutera impamvu y'uko umunyu wakayuka. Rero tugiye kuganira ijambo ry'Imana dusanga muri Matayo igice cya 5, twasoma umurongo wa 13 wonyine. Situri butinde kugira ngo turusheho gucunguza uburyo umwete, kuko iminsi ni mibi. Haranditse aya magambo ati: muri umunyu w'isi, mbese umunyu nukayuka uzaryoshwa n'iki? Ntacyo uba ukimaze keretse kujugunywa hanze abantu bakawukandagira. Imana iturengere. Reka dusubiremo. Muri umunyu w'isi, mbese umunyu nukayuka uzaryoshwa n'iki? Ntacyo uba ukimaze keretse kujugunywa hanze abantu bakawukandagira. Imana niturengere. Aha ni Yesu wabwiraga intumwa ze n'abigishwa n'abandi bantu bose bamukurikiye baje kumva ijambo ry'Imana, ariko ashaka kubabwira ku buryo nubwo bamukurikiye bakenewe nk'umunyu. Umunyu yo ufite haba mu biryo, ndetse bwa n'abantu benshi bakomereka bari ahantu kure, yafite umunyu agashyira ku gisebe uhita ucyomora. Ariko reka tugendeye ku ntego y'ubutumwa bwiza n'iki ijambo ry'Imana ryakatubwiye kugira ngo abantu barusheho kuba umunyu w'isi. Iyo ukijijwe
ibya kera birangiye, urugomo wabagamo n'ubugome n'ibiki byose wabagamo birangiye, ukaba umukristo ubuhindutse umunyu w'isi utangiye kuryohera abantu. Ni handi bategeye ngo bumve amagambo meza kuvamo, inama nziza zikuvamo kuko uri umunyu. Ariko naraje ngo muri umunyu w'isi. Nicyo kintu mumaze. Ntabwo turi isukari y'isi, nta nubwo turi ikindi kintu kiryohere, kuko umunyu uburyohe bwawo burakenewe, ariko nawe iyo ubaye mwinshi ushobora gutuma wumva bibishye. Rero impamvu Yesu yabwiraga abigishwa ngo muri umunyu w'isi, yagira ngo tugire umumaro mu gihe isi kidukeneye, kuko hari n'ahandi yavuga ngo ni muri umucyo. Ibyo ni ibintu bibiri Yesu yagahifuza kugira ngo abakristo, abantu bakijijwe, abamukurikiye n'ubwo yabwiraga intumwa ze, ari yo twebwe umukuru uyu munsi, yavuga ngo muri umunyu w'isi, ni muryohera isi kibakeneyeho n'ikibaboneho, ntizababone yuko mwakayutse. Hano hari ijambo riteye ubwoba rivuga ngo iyo umaze gukayuka ujugunywa hanze abantu bakawukandagira. Ni hahandi umukristo aba yakijijwe afite umumaro, ndetse ari n'umuntu ubona abantu bakeneye kugira ngo bumve ibyo avuga, ariko ngo iyo umunyu umaze gukayuka ujugunywa hanze bakawukandagira. Niko umuntu uvuye mu buntu bw'Imana aba amaze kuvamo uburyohe bumushizemo, abatangiye kujya avanamo amagambo atari meza, ahubwo asigaye abantu batinya kumva n'ahantu avuga, kuko abamaze gukayuka. Ariko iyo ukiri umunyu abantu bategeye kugira ngo ubaryohere. Reka nkubwire, nimba uri umukristo warahamagawe, nimba ufite inshingano z'umurimo w'Imana ukora, ukaba utari umunyu ahantu uri, ukaba utaryohera abantu badateze amatwi ngo bakumve, abantu ahubwo bakaba basigaye bakurambirwa, menya ngo wamaze kuva mu cyiciro cy'umunyu, warakayutse. Kandi umaze gukayuka umunyu bwagushizemo, uburyohe bwagushizemo, urabishye. Ukwiriye kugaruka ku isoko ukabwira Imana ati Mana, umaze kumpamagara nemeye kwitaba umuhamagaro wawe, mba umunyu w'isi, abantu bumva ibyo mvuga ndetse biranabashimisha. None ubu narakayutse, ibyo nakagombye kubamara sibyo nkimaze, ahubwo abantu basigaye banyinuba. Naje gutinya iyo umuntu yarari mu buntu bw'Imana akorera Imana, iyo amaze kugwa ahita agira ngo hari izindi mbaraga zimufashe, akaba mubi kuruta uko kera yari atarigera ajya mu nzu y'Imana. Niyo mpamvu rero uyu munyu ukayutse ntabwo uba ukifaza umumaro w'umunyu, ahubwo wamaze kuba ikindi kintu. Njye ntari nabonera izina, ariko bano bibitwa ko iyo umunyu maze gukayuka uburyohe bushizemo ujugunywa hanze bakawukandagira. Ntabwo aricyo nakwifuriza yuko nubwo waba warasubiye inyuma, nubwo waragize igihe cyo kugira intege nkeya, nubwo waba waranaguye, haracyari ibyiringiro, ukaza ugaruka mu murongo ukongera bwa buryohe ukagarugamo. Waba uhuye n'abantu ukabavugisha neza, ukabagira inama, ukabaganiriza ijambo ry'Imana, ukabaganiriza iby'ubutumwa bw'ijambo ry'Imana. Nuko niyo mwaganira ku bijyanye n'ubuzima bwo mu isi tubamo, umuntu azabatira ubunaka cyakoze, igitekerezo cye n'ikizima, ntago agusha abandi. Hari umuntu wari usanzwe amenyereye gukorera Imana, ariko igihe gitoya iyo atangiye kuvuga yaraguye, avuga amagambo akomeretsa, akavuga amagambo asenya. Yesu cyabamwe mube umunyu w'isi kugira ngo murusheho kuryohera ababakeneye. Iyo umuntu akwishimiye, iyo uvuga amagambo aryoshye, aho inama umugiriye aregenda ngo yawe aryoshye, utavuga ibintu bisharira, utavuga amagambo akomeretsa, utavuga bya bindi by'abantu bavuga ngo icyo navuga cyose ni uburenganzira bwanjye. Iyo uri umukristo ukijijwe, wubaha Imana, ukunda Imana, uri mu kigero cy'umunyu, ndakeka mu buzima busanzwe n'abantu aba ari uwize yaba atarize, akeneye ibintu biryoshye, akeneye kumva ibintu bituma mu kanwa ke yumva uburyohe buhari. Niyo mpamvu umunyu ari wo Yesu yageranije intumwa ze akabati muri umunyu w'isi, kandi umunyu w'isi nukayuka ushobora kujugunywa hanze. Ubundi ibyo byari itegeko, uburyohe bwashizemo, jugunywa hanze abantu bagukandagire. Niho uzabona rero umuntu utajya agasinda iyo amaze kugwa abaye umupagani, ikintu kizagutungura n'agakombe kamwe kabizanzoga z'inkorano njya numva bavuga benshi, asomaho rimwe ukabona ubundi yagiye agwa mu nzira bamutoraguye, kandi imbere atari yagwa atajya agendera muri iyo nzira. Hera abantu urugo rwawe rube rwiza, nimba uri umugabo, umugore wawe yiteguye kumva amagambo meza akuvamo, na ahumurizwe nawe kuko azi kukijijwe, ikindi namufite mu nshingano, ikindi namufite nk'umuntu yiramiza. Nimba uri umugore, umugabo niyumva amagambo meza, ntabwo bizasobanuka yuko ukijijwe uba mu nzu y'Imana, ukora umurimo w'Imana, ariko wagera mu rugo umwana akabati ngo wamamaraje noneho turapfuye. Icyo gihe ntabwo uba ukiri umunyu w'isi, ahubwo waramaze kuba ikindi kintu nge ntari namenya, kandi nawe uhita ubyumva. Nimba utagifite icyo uryoshye urabishye, kuko ni ibintu bibiri bisa, uburyohe n'ububihe. Aha rero dufite intego ngo gukayuka biragaragara.
kuko muntu wese nimba yasanzwe aryoshye afite ibyiza byamuvagamo, iyo amaze guhinduka mubi avuye mu byizerwa ntabwo akiri umuntu, ahita atangira kuvuga amagambo mabi, agatangira gukora nabi. Kandi burya hari ibintu naje gusuzuma, iyo umuntu avuga nabi aba numva nabi, iyo umuntu yumva nabi aba nakora nabi, kandi aba anagenda nabi, kubera ko ibintu byose biba byamaze kubamo nabi. Rero niyo amaze kuba mubi n'ubundi ntabwo ukiri umuntu w'isi, nta nubwo ukiryoshye. Mu Kristo ushobora kuba arahamagawe n'Imana, cyangwa se warumvise abantu bari kuvuga ubutumwa bwiza, warangiza ukavuga ati nanjye biraryoshye ndabikurikiye. Cyangwa se hari igihe waryamye Imana ikagusega kuba ati byuka uve muri ibyo urimo uzunkorere. Ndakugira inama ngo ujye ushaka uburyo igihe cyose uburyoheye abantu. Nta bantu bazaza ngo bakurye nkaho uri ibiryo. Kuryohera abantu ni ingeso zawe nziza. Kuryohera abantu kwawe ni ukuvuga neza. Kuryohera abantu kwawe ni uko wabona ugendana n'abantu nabo baryoshye, bavuga ibintu bikwiriye. Babandi uzavuga ati cyakoza runaka we uwashaka inama yazimushakaho, cyakoza runaka uwashaka igitekerezo yakikura kuri runaka. Icyo gihe uburyoheye abantu. Kandi tunibutse yuko naho utuye naho ugenda bakurusha kumenya uko uri. Nubwo wenda bakwita izina utari ryo, ariko kenshi na kenshi bafite ikimenyetso bahereho kugira ngo bakwite uko nguko. Rero niba uri umukristo ukwiriye kuba umunyu w'isi, ukaryohera abantu mu bo mugendana, abo mubana, ujye ukora ku kazi, cyangwa se n'ahandi hantu hose ugenda, no mu rugo iwawe. Nicyo rero ndi kukwifuriza. Aha ni kuri Kebuka Iburyo TV, twavuganye yuko tuzaza tuganira amagambo menshi cyane afite icyerekezo cyo kugira ngo umuntu ave mu byo yari arimo akebuka ajye mu bindi, kandi ahindure ibitekerezo bye, kuko iyi Imana yaduhamagaye dukunda kandi dukeneye kugira ngo dukore ibyiza. Hari ijambo rye rintera ubwoba. Imana yabajije Gahini, irabaza ngo mbese Gahini nukora ibyiza ntuzemerwa? Reka ngarukiraho. Kenshi na kenshi umuntu iyo umubajije ngo se nukora ibyiza ntuzemerwa cyangwa ibyiza ye ntibizashimwa, aravuga ngo se wowe ushinzwe kumenyera ibyiza nkora ni wowe. Buriya umuntu wese imirimo akora iragaragara, kandi uri we biragaragara. Ndabashimiye rero, reka dusenge Imana, tubwire Imana tuyibwize ukuri ngo nitwebwe babandi mbere twari turyoshye, none ubu twarakayutse, ubu turashaka kugira ngo dusubiremo uburyohe, turusheho gukomeza kuba umunyu, kugira ngo buri muntu wese ajye abona uko aryohera bagenzi be, kandi aryohera n'abandi bantu bamukeneye, kuko nicyo kidukwiriye nk'abakristo. Mana, turagushimiye mu izina rya Yesu. Tunejejwe nawe kuko uyu munsi utugejeho iri jambo rituburira ngo turi umunyu w'isi ubwo twahamagawe nawe, ariko dukeneye kugira ngo turusheho kugumya kuryohera abantu, kubera yuko umunyu iyo ukayutse bawujugunya hanze bakawukandagira. Reka ubukristo bwacu n'ubunyangamugayo bwacu n'ubugwaneza twagize tugihamagarwa dukomeze kubana nabwo. Urakoze, turagushimiye ko ugiye gufasha buri muntu wese. Twamaganye Satani n'abadayimoni n'izindi mbaraga zose zituma abantu basubira inyuma bakava mu byizerwa. Ndugirire neza, udushoboze muri byose, udushyigikire kuri Imana. Tuyikwatse mu izina rya Yesu Kristo wabambwe. Amen. Ndabashimiye kuri uyu munsi. Imana ikomeze kubahana umugisha natwe. Imana y'amahoro ibane namwe. Murakoze.